Imana nishimwe, ndabaramukije aho muri atandukanye. Uyu ni umunsi mwiza Imana kandi duhaye, turi ku cyumweru, hanyuma kandi ni umunsi wacu wa 17 wa commanding your day. Rero Imana ishimwe, haleluya. Hanyuma rero uyu munsi turasoma hano muri Zaburi, turasoma Zaburi ibice 105 n'umurongo waho wa 6 n'uwa 7. Reka dusoma, birambwira ngo mwarubyaro rwa Aburahamu umugaragu we, mwabana ba Yakobo mwe, abo yatoranije. Uwiteka niwe Mana yacu, amateka ye ari mu isi yose. Amen, haleluya. Bavandimwe, reka mbabwire, mubyuka muri kino gitondo mujya gusenga, mujya muri shughuli zitandukanye n'umunsi wo ku cyumweru, reka Uwiteka abane nawe. Uwiteka yakubwiye ngo warubyaro rwa Aburahamu we, wa mugaragu we, ngaho mwana wa Yakobo, ngaho mwana w'Uwiteka. Uwiteka aragutoranyije, arakurimbisha mu izina rya Yesu. Imana akubwiye ngo Uwiteka niwe Mana ku buzima bwawe, ngaho nubyuka umenye ko ari we Mana. Yakubwiye ngo amateka ye ari mu isi yose. N'Imana ifite imbaraga ku buzima bwawe, ngaho yishime, inezerwe muri kino gitondo, umushime muri byose. Amen. Imana ikugire neza. Hanyuma nakubwiye ngo akugire neza, ibyo ari kugoya bikuyeho, ngaho haguruka ushime mu izina rya Yesu. Amen.